Production Ventures. Saga the Perfectionist from Fonda Film Group Limited. Twaje alongside the Pika Studio presents. Abakinnyi ko zitaza ariko. So wandi mbasomere. Wata anga. Bimeze bite? Ono umukinnyi w'Imena. Prince David Oze. Bimeze bite? Regina Van Harvard. Abandi barega Jessica Williams. N'aba Nigeria we. Enoch Dakor. Reben Victoria. Arakarema cyane mukiswe. The honeymoon trip. Urugendo rwo mu kwezi kwa buki. Nuko tugatangiye ni Nigeria. Mwicare turgise. Dutangiye dutazaza ku munsi wa none. Dutangire hakuno no ziracyari intangiro batwereka inyubako nziza cyane. Ni Fonde kwe alongside Pika Studio. Kumva amajwi yasaga n'ibindi byamamare we. Bimeze bite? Naba yavuze mwanze kwemera. Ni intangiriro barakwereka bakayoboye. Karemba gakomeza kabaryohera. Good evening, sir. Welcome to Grand Hotel. Mwaramutse neza nyakubahwa. So I have a reservation. The name is hano narizavinze icyumba nyine amazina naya ngaya arisobanura sasa ni muri hoteli dutangiriye. Okay. Sawa sawa. I can see your reservation. Hano nyine wafashe icyumba turi kubibona neza. Alright, cheers. Wampa nimero. Umupagasi hano DJ niyo ku cyumba gisinoshara. Okay. Mwatwabasuje nyakubahwa. Please let me help you. No, that should be. Zana tugufashe kikapareka ariko ntabwo biri ngombwa. We are not thieves. Ntabwo tukwibanye kubahwa rwose mbe cyazo ufite. Okay. Oya ndakiyifashanya nkeneye icyumba narizavinze ahubwo tugenda unyereke. Yashatse kumutwaza. Reka. Abantu bose bakangutse ku mazi. Hano ukora kuri kontwari rwose yasigaye yumiwe kuri reception. Sinakubwira. Akimara kuvaho arundi winjira gasasi. Ntabwo ni filime yiswe Urugendo rwo mu kwezi kwa buki. Good evening. Welcome to Grand Hotel. Twabasuje murakaza neza kuri Grand Hotel. We have a reservation here as Mr. and Mrs. Obi. Avuga nawe icyumba bafashe. The honeymoon suite, right? Yes. Namwe muje kuryoherwa n'ukwezi kwa buki se yego? Well, congratulations. Felicitation rwose. We have everything sorted. Dohaye buri kimwe dufite buri kimwe rwose muri buryoherwe se nakubwira. Shere urumva ko marakuzanya hano umurarika. So, I love you. Deje rukundo mu kigarama hano dutangiranye agiye kurya icyuki. Nta n'isoni sha imbere y'ukora kuri reception. Okay, yabaye ikaze. Nuko dutangiye hari abinjira muri hoteli sasa. Biragenda bite? Babe. Sheri cyuki. Babe. Sheri ndakumva ye. I forgot my charger in the car. Let me just. Hari ikintu nibagiye mu modoka yanjye nka sharijeri reka njye kuyireba wana. Before you know it. Kumbe sharijeri ayifite ahubwo ntumbaza aho yibese agiye sasa. Ndagira ngo ukurikire urebe. Abegeshe ngo yibagiye sharijeri uko yakamanutse. Uri kuri reception sasa. Hello? Okay, available. Sawa ikindi cyumba kirahari. Hano arushinzwe kwakira sasa babukinze ibyumba muri hoteli. Akora kuri reception. Ni Chantal. Do you have any other available room? Yego hari ikindi cyumba ufite zara? Ikindi cyumba se? Yego. Sasa besheje rero ngo ngiye kureba sharijeri mu modoka. Kumba ari gufata ikindi cyumba. Ndagira mukurikire murebe. Is 105 and that's close to yours. Wow. Aramubwira aho kigerereye. The room far away from my room.
none se nta kindi cyumba wabona kitegereye icyumba turimo ubu ngubu ra icyo yafasha nyine nasheriwe Oh, please. oya ntabwo byashoboka Once all booked and ibindi byose babifashe rwose urahombye urashe hasi ayayaya Reserve the room for one Miss Gemma. yewe nashaka gufata ikindi cyumba nyine kubera undi muntu ugiye kuza urabyumva neza sasa ntumbaze ngo agiye gufatira andi cyumba nubwo dutangire muri hoteli hari amakupure yasohotse sasa biraherera ye bideza kabiri hari uwinjiraga tubonye baka gufata ikindi cyumba biraherera ye Hello. muraho Oh, good evening. mwiriwe neza murakaza neza muri Grande Hotel. Okay, I have a room reserved. Mfite icyumba wamfatiye. My name is Choma. Amazina yanjye ni Choma. Choma? That was what I said. Nibyo navuze, ufite ikibazo cyo kumva se? Sorry? Koko se? Winesha igihe. Ininjije hano saa sirirya bya hatari. Ngo nibayitesha igihe urayibona ariko dudu. Oh, you will be in room 105. Urajya mu cyumba 1-5. Cyumba 15. Someone will. Hari umuntu wagifashe. You're goddamn slow. I'd like you to exercise some patience, please. Would you hurry up? Nakwishimira ko wakwihangana. Arahamagara. Hello, shut Gera vuba vuba ategekane ninjije hano yategeka. Arahamagara sasa DJ Nior. Ko twagasize bahamagara DJ Nior tugarugara kuri couple yagezemo mbere sasa. Birahirira ye. DJ Nior kumba arimo araserva amazi muri hoteli hejuru. Honey. Sheri. Yes. Yego icyuki. To pay for the food. Ngwino uze wishyura n'ibyo turi burye. Just take money and pay. Hako se ntabwo nabyishyura mubaze neza. Niko ngo genda usuzume neza ngo yabyishyuye. Ano DJ Nior rwose DJ Nior arakebaguzwa sinakubwira DJ Nior. Yewe amazi arayanyishyuye ndigendeye nimba ibyo wabyishyuye nta kibazo. Yari muri dushe ari gucata tubonye hari undi winjiye muri hoteli. Yewe none se wari umudukira shere mutware igihe utameze neza abona akajya faturye se faturye akasya ndakwigisha hakarasasibye ore kuntambika nta soni nabishaka yamaye abaje mu kwezi kwa buki sasa ndagira ukurikira urebe sheri atamitse sheri ati reka simbikozwe biraherera he yaramutambitse itakurya inkoko rero ritambitse DJ Sniper wa wirebera none bimeze bite ndananiwe bana nakoze akazi kenshi ni DJ Nior. She just the phone waiting and no. Can you imagine? Amurwarira sasa ninje vuye anga. Try form up to himself. Araje arampatiriza cyane sinakubwira navuga ngo yihangane ngo reka da yumamagara ariko nkakwereka. Ntabwo nakubwiye ngo abantu nk'abo ngani bajya baza jya umamagara. Ariko shanga uhamagara. No, that girl told my beautiful girl that narabikubwiye. Problem. Ko abakobwa benshi baza hano birya bateze ibibazo byinshi cyane. DJ Nior arume sasa. Niko, Chantal we. Ure. Umeze neza? Do you know what the girl is saying is true? Oh, sobanukira neza ko ibyo nakubwiye none ari ukuri? Trying to insult you, but you see. Ntabwo ndimo ndagutuka ariko. I don't understand if they've poured Lucozade. Sinzi niba ibi bintu uzakomeza kubyihanganira. I've been telling you since. Naherekera mbikubwira. I've been telling you since how much. Naherekera mbikubwira. How my heart beats for you. Uburyo umutima wanjye kwiyumvamo. Your heart like Bluetooth. Ahita afatiraho sasa atangira kumubwira ikindi kiganiro cy'ukuntu namukunze. Ko se niko bimeze? Cyane. I've been standing on my feet since 8 a.m. Nkeneye kujya kuruhuka rero nahagaze hano umwanya munini kuri reception nawe urabyumva neza. Ahita amurisha abakobwa ari abanyabwenge. Agitangira kuzana ibintu byo gufatiraho. Reka 1 a.m. What a bombshell. Nerewe ahangaha nkeneye kuruhuka. Afata telefone ngo arebe isaha. About the patience. Ariko se ubwo ubundi ubona washaka kwihangana kandi ko mba numva ngubwiye ngo ngiye kuruhuka ugatangira gusakuzana. Have faith in me because very soon. Ndakugusana ko yakorewe vuba ahangaha. You will see me singing songs like Uzambura cyangwa nanjye ubone ndimo ndakura. Arewe. Uko saza DJ Nior yagateye imitoma sinakubwira.
Duherukana ari couple iri gushwana iri kurya ibiryo. Byagenze bite sasa? Nta n'ukuntu mu buriri na sasa ukurikina. Niko. Hako se sheri. Waya nimba ngize gutya ngagusobanurira. Ku rundi ruhande ruri kureba amafoto. Hari kuri kureba amafoto. Ni ya Rupita bukinze icyumba sasa ku rundi ruhande. Eri kureba amafoto. Hano sinakubwira bari muri honeymoon. Bari muri honeymoon nyuma yo kurya inkoko no guhaga sinakubwira. Dara kuzimya amatara sha. Dara kuzimya amatara sha. Rupita iri muri hano irimo arareba sasa madamu wacu ikamwitegereza. Tugaruke sasa kuwinjira imbere y'abandi bose. Bose bari hano bari kureba amafoto sinakubwira. Ay. To when we used to care, take me back to who we used to be. In Nigeria, isaga the perfectionist rukumba gatanu ku kandi. Bimeze bite birarira sasa. Uko yakarebye amafoto cyarareba. Kabana naye ntacyo atwayeda. Yatangiye filime sasa turi kumwe na couple zitandukanye ariko biraza gusobanuka. Mwe mwicare hamwe gusa. Uko yakarebye amafoto sasa burera cyane bararyama. Turi muri hoteli imwe mu byumba bitandukanye nkwibutse. Uyu nawe yagezemo hano mbere ariko ari wenyine. Couple imwe niyo twabonye bari kumwe biraherera nicaye hano gatanu ku kandi saga. Sasa Rupita hakuno amafoto yabo bakomeje kuyareba. Tubonye ari impande zitandukanye biraherera sasa. Uyu mwana sha uhiye. Uyu mwana uryoshye. Uyu mwana uyu yagezemo hano mbere ntituzi ngo biraherera sasa. Ari kureba umugore w'abandi muri telefone. Ku rundi ruhande dusize indi ninja nayo iri kureba umugore uyu mugabo yari ari kureba. Biraza gusobanuka mwe ntimugire ikibazo gusa. Uko bwagakeye sasa baza hano mu mazi. Baza hano mu mazi. It will make you look more sexy for me. That's what I want. Sexy for who? Somebody's wife. Are. How should not stop? Kuva mu mazi tuza kwiyanika. Nitwiyanika indi couple ivayo. Uko turi kujya kwiyanika couple ivayo. Babe. Are fata ku mwako. Sheri nibiki kubita kutangiye kurangara se sisike nibiki? I forgot my phone. Yeah, mbabare nibagiye telefone yanjye muri hotel ejo mfite gusubira nkajya kuyireba. Before you know it, I'll be back. Nayibagiye rwose. Yararangariye wari uri kuduha ku mwako hakurya mwabibonye? Yes, it's okay. Sheri rero mfite kuba najyayo nkareba ukuntu mbyitaho. Nuko yasubiyeyo. Nuko akase ibintu nibyo. Bwa mbere yibagiye shejere. Ubu wibagiye telefone. Ibi ni ibiki? Ininja yarahamagawe sasa arivuye mu mazi. Uko yahamagawe ndakwisabye. Nyumva? Treat me like a woman for once, okay? Kare mfata nk'umugore di. Mfata nk'umugore sye. Sasa isa mwinjirana. Bivuze ngo nta kintu nshakaho nari nkeneye. Yako se sheri sweetie. Reka. Okay. Sawa? You take me for dinner tonight. Ori bumfate none dusangire two kurya twa ninjoro. Tubonye mwinjirana yinjiranye ninja rivuye koga. I will do whatever you want. Numara kumfata rero tukajya gusangira two kurya twa ninjoro ndibugukorere buri kimwe ushaka. Bimeze neza. Bimeze neza. Aya wivuga byinshi. Okay, no buts. Dinner. Nta wundi muntu nkeneye ibyo kurya bya ninjoro ko tuza gusangira. Or nothing. Ko se sheri ko nawe nsabye ikintu kingoye bana ndi kumwe hano na madamu urumva biravamo. Dinner or nothing. Ngiye arimo turasangira ibyo kurya cyangwa nyine nkukurizo nta kintu tuvugana. Ako yakenyenza atera injoga se biravamo. Kombo wari usubiye inyuma ngo yibagiye telefone mu nzu ni iki cyari kimugaruye. Baramukati nimba nagusangira byane mugoroba reka nta kintu twavuga na bwana.
nta kintu twavugana biraherera sasa tugaruka kuwicaye hasi yategereje DJ niyo ko yakaje n'abasoje bose wanjye meze neza DJ niyo ni umunyamahoro sasa abatembera mu bakiriya ari abake yabo bazo ko bameze hano hari wategereje kayagategereje sasa reba hakurya akashaka ko nategereje nkambona hari undi wigunda ari wenyine bite oyo tureba arimo arareba sasa twabonye nari kureba amafoto ye muri telefone biraherera he uko bakareba nyereba hakurya bana cya magagari cyanyire madamu cyaje kivuye kureba ukuntu kigenza kuyira ya ninja biraherera he sasa uko cyakaje sheri natinze telefone yagana nayitsimbye kure nashatse nawe manyanya nza kuyibona I was thinking of going to the spa. Yeah, naye nima natekereza ku bintu bijyanye no koga hano nyine watinze urambihiriza ese sheri nawe kubigenza gute sa mbabarire nyine sheri the history of trying to convince me to join you to the spa. ubu rero ntabwo nyiri mu mateka y'uburyo nakumvisha uburyo tugomba kumvikana kuri buri kimwe I ever joined you? buri kimwe ndakeka kimeze neza ntabwo uri mukuru ariko Never do anything I ask you to do these days. ubu se kugira ikintu ukora nze mbanza mbegusabera Afternoon by the poolside and forget about the spa issue. Of course we would. This was your idea anyway. ako nenza ibitekerezo ngo turebe nimba twakoga nawe urimo urabifata nabi ubwo sibyo ni ibiki akirebera hakurya tugaruke hakuno basubiyemo hakoze sheri kutavuga uhuze n'ibiki Over here till you go and come back. ndaharerega nta kibazo we ntugire ikibazo Love. harimo aritera makeup See you later then. saha rero kame ngiye gato ndaba ngaruka mu nyuma turabonana naho mbaza ngo agiye bari muri hoteli sasa agiye gutemberera akasha ibintu byize ngenda ni ubuhoro igitipe hano kiri gucunga karenga hariho bahanye gahunda ngo yo gusangira nijoro sasa nagira gukurikira urebe akimara kurenga gato yagize amahirwe aragenda kuri telefone Chama. ara chama ni wewe Yes. ndi tayari The night you talked about. ubwo bimwe wavuze byo gusangira Meet me at the restaurant in 15 minutes. mu minota 15 mba twaduhuye 15 minutes. minota 15 Alright, 15. sawa sheri sasa dutangiye batendekana biraherera he ni honeymoon trip sasa wasohotse ndagira ngo urebe twaherutse aho bari kurebana kugira ngo gahunda siyabaye gahunda kugera aha ngaha batangira kumwitegereza Husband for you to sit and be staring at me like that. azi ko wari ugiye gutuma umugabo wanjye karakubona wana Be a gentleman. se bimeze bite bogari we nawe biki ubundi urimo uravugaho banza wicare amuha ikaze burya yikubitaga ikirungo hari ahagiye gutembera Maybe. okay So, none tell me, baby, what would you like to eat? ni iki waryoherwa no kurya sasa Here to eat. ndagira ngo ukurikire sohokanye So just n'umugabo utari wowe bagiye gusangira Okay, at least. duherutse n'umugabo wa nyawe hari undi areba guhaga ko bagiye gusangira reka bakubitanira aha rero urebe ibirori Let's get some. hanyuma reka ntumize oya get it, do you? I don't want to be seen in public with you for too long. karekanye ntabwo nshaka kugumya ngaragara mu bantu turi kumwe igihe Let's kinini just cut these pleasantries. ibi bintu nta kuntu byacika se Is it? none niko bimeze I never thought I'd be the one hiding to see you. ntabwo nigeze nkubwira ko ari njye muntu ahubwo wahoze nihisha cyane kugira ngo njye nenda kugumya nkureba Now, I'd appreciate it if we just. ndabyishimiye niba ari uko bimeze In as much as that sounds so weird to me, I'll just go ahead, settle the bill, and nimba wanze kurya rero ubwo numva icyakurikira ari uko twajya mu nzu hejuru urumva agenda mbere undi nawe arabanza arakebaguzwa ndakora iki we ndazamukana nawe akicaye aho sasa nakubwiye reka kubitana n'umugabo sasa umugabo yamubonye mbere
Sheri. Where are you from? Uturutse ese? You're supposed to be at the spa. Hako naho wambwiye ugiye ntago ari uri. At the spa. Hako inzira nijyayo nuko nabimanje kwicara gato. Yeragwe ibintu bitumvikana. Uretse naho mubaze sasa ikimuzanya. Yeah, I'm hungry as well. Nanjye ndashonje urabona nayinje gufata utuntu. Ask them to bring the food upstairs, okay? barabeshyana umukobwa agize amahirwe we rero basanga yicanye na kiriya kijama sasa barimo basohoka uwo batumiye dore ngo aze sasa nawe uko yahakaje akubitana n'uvuye gutandukana n'umugore utaruwe nawe ese iki cyampaye gahunda nta nsanze kitarahagera iki gisore kiri mu bikira aricara uko yicara hari uri kumutera imibare biraherera ye bite kundeba cyane ariko sha bite kundeba cyane nayo makupure dutangiranye bari gucana inyuma gataruka kandi biraherera ye sasa uko bwakije uyu ko yakaryamye ame gahunda ayice twabanye mubwira ati ndagusanga hejuru biraherera ye feri ya mbere hari uwinjiye ntabwo twavuganye se ko ndagusanga ngara. So my husband surprisingly umugabo wanjye yatunguye rwose uzi ko yansanze arane nicaye ntabyiteguye wana ahubwo iyo dusangana ntabwo byari kuvamo uri gusobanura wiki niko byagenze. So where is he now? None ubu ngo ari hehe? He went jogging. Really? He's not coming. Yagiye ntago ari bugaruke nona areba ku isaha. Uri serious? Jogging? Yagiye? Yes. Yego. Really? Byanyabyo se ubu tugiye kuryoha da sasa uvuga ngo yagiye nawe yagiye gura n'indi habara ku ruhande sasa. No idea she will be there. Nta gitekerezo cy'uko araba hari we ntugire ikibazo. Atangira kwiregura impamvu gahunda ya nijoro yapfuye. Sorry. Mbabarire rwose naje nkimo ndaza makubitanira n'umugore ntago naye mbizi ko ari guhaze nawe. Naye nabipanze neza ntago nagukinishaga rwose. Ari gusaba imbabazi yapfukamye sha. Of course. Cyane rwose. Of course you would order for breakfast. Wakabaye wapanze none bya mu gitondo none se nimba bya nijoro byapfuye urumva je nabyemerana. You can hide it. Ubwo se urumva byagenda bite? Like one of those prostitutes that you are ashamed of. Ako se ufite ubwoba bwa zirandayara? Ako uri gusobanura iki wowe? Uri gusobanura iki ko ari wowe wenyine hango ubundi mo nditaho? I feel for you. Niwe yumvamo. Niwe cyuki niwe zuba. Yet they weren't strong enough for you to marry me. Ati rero bigaragara ko nakwibeshye unakeka ko ugiye kunkingirana. Tugiye gushyingirana. Nase uba wigire biki? Ndaruka mureo. Da. Come. Ngangwena. Come. Oremes. Ngangwena. Are. No. Hurry up. Gira vuba. Mu gufungura ntumbaza ngo yabonye. Hari ukomanze. DJ niwe ukomanze. Drop it. Ushaka kwenda cyose. Drop it. Atangiye kubafata bucece. Usereva DJ Niori. Mwenye yihanganire banza mbaguyeho mwari muhuze. Bari bagiye kwirukanka kirabavangiye. Bangoka hano banza udome ku munwa wana. Are. Ajya gufunga. Tugaruke kuwundi nawe. Hako se wowe kudatuma tugira vuba uri gutinza mu biki? Uri kumbihiriza utinza aho uri mu biki? Oh, good morning. Ikiraro kiri kubavanya n'icya DJ Nioni.
yewe hari utwo nawe mbazaniye hano sasa kugera hano kibona nawe madamu utaruwe bari kumwe hako si ibi ni ibiki mwoka byaramwe iki gitondo noneho muri guhura nabyo ni indungu wadage we aragikurikira sasa dore bose basohoka noneho bahuriye muri korodoro ndakurahiye buri umwe yabeshya madamu we n'undi abeshya umugore we baza hano sasa rero kuri reception baza kuri reception can I get 2 packs of condoms please? Ndagira ngo ukurikire ikintu baje kwaka udukingirizo we yewe nawe uradushaka se Chantal hano uri kubahereza yumiwe yewe ugiye gukora iki se wose ugiye gukora iki uryoherwa mwana niba ugiye kwirwana uryoherwa How much is it? angahe I just added to the uza kuyongera kuri facture byo turi bwishyure sasa waburiye kuri reception bose bagiye kwaka udukingirizo ndagira ngo ukurikire umugore yaciye umugabo inyuma n'umugabo nawe agira uko ajya kwigenza hakurya ibi bintu bimeze bite kureba hakuno umugenzi yambaye impeta ariko yafashe umwanzuro nta kundi ababyeyi bazamfite umugabo ariko ndebera yarasohotse reka azahure n'umugabo we sasa araka sheri none se izi nzira iyi uravuye urajya he yego haraho naringiye hano azigara uri mu makosa none se wowe nanjye urebye Yeah, but like, sasa kureba mu ntoki ze what's that for? utwo ni utwiki iki cyagoswe utu ngutu usirebye The condom. udukingirizo For us, I mean, we. nutwaye arya indimi What? arya indimi ugiye hehe ndakubaza sasa umugore yivumbuye mbere icyo atazi ko nawe yari ari mu mico mibi ntirusenyutse ubu ndakurahiye uyu kugera mu cyumba undi yandurutse kane birahera yasimbuye we ndava kuzana witsimbye uri kunkinisha urahagana he aho witsimbye sohoka yo wahana winjijisha ntago hano turi mu mikino avuye kuzana utwo kwirwanaho asanze yarategereje yagiye biraherera he nabwene ni urugendo rw'ubutembere mu kwezi kwa buki amakupure biraherera he umwanda gusa narinje ni tayari none nsanze imboga zagiye biraherera he fere ya mbere ni hano sasa ikiri kuntangaza ari guhura ahantu hamwe bose byazambiye rimwe ako se none ni wowe sha niko Man, sorry, I don't already lose. nawe uri mwaka nk'icyo natse se I don't lose. Man, I know these feelings, okay? niko mwana ndabizi ukuntu uri kwiyumva nanjye ntabwo utazi ukuntu naraburije You see, I'll console you with urebye nakwihanganisha nanjye nshaka kwifatira agacupa rwose mwana biba byazambye hari ukuntu umuntu yaragiye kwigenza nyine turaraburiza icyo atazi ko na mugenzi we uko byagenze. What are you drinking? none ugiye kunywa iki VB. Yeah. aramubwira Give me some, man. nanjye abari abantu bari guhurira ahantu hamwe bamwe ibintu bimwe kuko bari kuraburiza kimwe ariko bo ntabwo barabimenya ntabwo babizi biraherera Back to my room and just pour the frustration mwana ntabwo uzi ibintu bimbayeho nsubiye mu cyumba sasa ngiye kwikorera akazi on that, you know. ntabwo yamubwira ko yahuye n'umugore we iki kirabizi sasa ko umugore cyari kigiye kugira uko kigenza ari uyu mutipe. It's even more disappointing than this man. ntabwo uzi ukuntu byanshanze ngewe rero No hope. After all that condom you buy. mwana nyuma yuko namfashe udukingirizo rero uzi ibintu bibaye Forget. cacakasha ntabwo bizi ngengeza mu cyumba nsanga imboga zagiye mwana none She's still in your room. yari akiri mu cyumba cyawe se Needs something from you. ariko ubanza yari akiri mu cyumba cyawe yagutegereje Brother, muvandimwe rero it is very complicated. biracanganye mwana In fact, over complicated. biracanganye cyane Complicated if there's a sweeter and a better. ariko ibintu bicangacanganye nibyo usanga hari igihe biba biryoshye mwana
bimeze neza fresh. Ex, you know, and I've been trying so hard to get her back. Nene ndagerageza kugira ukuntu nabigenzaho. Kind of ndikukumva man. I don't try. I'm tired. I know how it is. But ndabizi ukuntu bimeze no guri kumbwira ngo urananiwe byagucanze ariko ntari bitu. You know, bring her close. Banza umwiyegereze nimba bitaciyemo nyine atarari kukwiyumvamo. Special. Nyuma na nyuma nyine biraza gucamo nugira ikibazo tu. Chocolate, you know things because it works for me. It works for me and my woman. You understand? Once I buy those things. Nanye ariko bikora ku mudamu wanje turi kumwe nyine hari ukuntu njya mbigenza nebicangane cyane nyine. Married. Nese we mwashyingiranywe se? Don't marry her. See, just remain boy. Nimba utarashyingiranywe rero mufite kuba mwashyingiranywe mbere na mbere. As soon as you put that ring and she says naramuka rero umwambitse impeta nyine akayambara ku rutoki. You start finding faults in her and she will start. Uzahita umutangira uboneho amakosa. Once things like that don't they happen. Ariko nawe n'ibyishimo nyine nimo mushaka kugira uko mwigenza tayari urumva bizaba biba byoroshye. They pretend to love her. Ariko urumva iyo mutarashyingiranywe nyine yabakugora cyane sinakubwira. Boy, you're not a bad person, I swear. Urabizi cyane kundusha mwana ndumva wasobanutse byatari fata ahubwo kuri atanu. You have experience. Bifitemo njyewe ubunararibonye niyo mpamvu mfite kugufasha nyine nk'umuntu wijiri cyane. Icyo atazi ko ari gucana inyuma babaye n'inshuti umwe ari gutereta umugore undi nawe akajya kwishakira undi mugore ku ruhande twayibonye bimeze bite n'ubutembere mu kwezi kwa buki tugareka hano sha sheri ariko ubwo uri kumbonara cyangwa bari aho ngaho wasa nategera dufite gufata ifoto imwe za Snapchat hano zimeze nawe muri iyi minsi mwabagabo mwe. Se sheri ugiye kunshyira kuri Snapchat se? Iki ngiki turabizi ni ikinyakavuya cya DJ Niyor cyo kubyuma bisinosha kirabakomangira sasa ahantu bigiye kuryoha kirakomanga ko so ninde ukomanga tugiye kwifatira ifoto iryoshye ngushyire kuri Snapchat. Murezi akasa umuntu urimo urakomanga we ninde umbihiriza umuntu ukomanga sheri jya kureba umuntu urimo urakomanga sheri hano yiteye ikirungo yitunganyije sinakubwira bagiye gufata agafoto DJ Sniper araza arakomanga kweba ukomanga madamu mwaramutse neza madamu I deliver for you. hari utwo naye mbazaniye For me. Yeah. Jewe What a bombshell. hari utwo ngo bagusezeranyije naye nkozane The honeymoon. Two mu kwezi kwa buki ntumbaza ninde wohereje kado sasa ntumbaza ninde wohereje kado ibise nibi cyakose sha DJ Niyo unuje kurusenya sha murabeho hari ibyo yinjiranye sasa ibyo yinjiranye ngo nutwo bamwohereje sheri hano rero The hotel gave it to us. hari ibintu ngo hoteli yatugeneye nyine nk'abakiriya bayo bimena nawe ndagira ngo ubirebe hoteli yohereje. That's really nice, you know. Ko ari byiza iyo hoteli ko banze itanga serivisi zirenze ziryoshye. Akuramo. Whoa. Feelings. I remember. Ngo ni ibyiyumviro. Impress me. Where is him? Ngaho we fungura ubanza ibyo bintu bohereje ntazi n'ibyo ari byo. Twabonye afite umugabo ku rundi ruhande ubu rero udasanga ari wohereje DJ Niyor ngo azane hano impano undi nawe kubera ari abanyabwenge sheri hoteli iradukunda hari impano iduhaye. But it worked for you then though. Yes, it did. Banza rero ari impano bawohereje ngo munyiguhe nyine nk'abantu bari mu kwezi kwa buki. Biraherera sasa. You wish them to come back, right? Back. Amufungurira impano. Icyo atazi ko madamu yohererejwe n'undi mugabo, umugabo uri hano nta kintu azi. Bukeye bwaho hari abagonganye. Aba bahuje umugabo icyo batazi. Warasaze ntabwo ubona wowe. Please. Ariko ngo ndagukomye ntabishaka ndagusaba imbabazi. I'm fine. Neza ntunkoreho. Aramuzi ko ari mukeba we. Aramuzi. I'm sorry. Mbabarire. Neza nakubwiye ariko cye. Okay, can I at least buy you a drink to Ubose bibase nakugura icyo kunywa cyane nyina. I am alright. Ameze neza nta nubwo nkenye ngo ngurire icyo kunywa nyine. Let me just buy it for you. Reka basi nkugura ako kunywa. Dusangire baje kwicara hano ngo bacate. Nakubwiye ni ubutembere bwo mu kwezi kwa buki
guturuka muri Nigeria, Saga the Perfectionist alongside Fonda Film na Peak Studio hafi aho ngaho. Bimeze bite? Guys know how to be fine. Akasoze gufata ibiganiro by'abakobwa rero na za Sirey murabizi. He's so lucky I'm married. Ati njye narashyingiranywe ubu nyine ndaho ngaho ntari kabisa. Wowe nyewe se ubusa ntundeba ko ndi Sirey Queen original? No guy. Kanjye ntago nkunda abantu b'abagabo. Too fine. Mbyemba meze neza iyo ndaho ngaho nyine nimenyera ibyanjye. Ndi nka Sirey Queen ihagarariye izindi. I don't like my guys too clean. Should be good looking, have a good sense of humor. Ati nkunda umugabo usa neza, ugiye ufite umuntu, ukagira ngo udakunda umuntu ufite umuntu. Once upon a time. Igihe kimwe rero uzabona uwo mugabo nyine wifuza kwambika impeta, biraho nyine tu. Him not being here says everything. He doesn't try to impress me anymore. Mfite umugabo narashyingiranywe ariko ntago bashaka kumpa ibyiyumviro byanjye nkuko mbishaka. Ever since we got married. Kuva twarashyingiranywe na mbere hose rwose reka nta kigenda. Oya aramuzi cyazi ko ari kubarira atamuzi. Make marriage sound so scary. Banza rero mariage zitera ubwoba rwose rero. Oya ntago ari cyane ariko biterwa n'uwo ari we. Cheers reka twinywera ubundi tuye tunabivuyeho. Aya nawe twabonye propose umugabo w'uyu mugore ngo bazashyingiranwa. Undi naye baba bahuye akigira nk'atamuzi. It is. What's your room number again? Surprise me. Nimero y'icyumba cyawe ni iyi. Ko ntongwera ambaza nimero y'icyumba ndarama bari muri hoteli bose. Neko. I don't know. Not my type. Baracata ndakubwiye. Tugaruke muri hoteli yacu sasa kuri reception. My sweet potato. Ibijumba byanjye cyuki cyanjye wereka nk'inkuru rero. Ani kucukucu. Tuzabyinana kucukucota esha nta makuru ufite. Hano hari DJ Niori. Azataka Chantal hano sasa. Gashane ugomba kuzagwa mu bituza byanjye wi. Nubwo mbyuka mbona ibintu ntazi muri ino hoteli abakiriya dufite muri iyi minsi ni karahabutaka. For the honeymoon suit. Are they not husband and wife? Hako rero njye natunguye cyane rwose. Uri mugore ndi kumubona n'umugabo utari uwe. What else would they be? None suri kubyirukanka mu ushaka iki nyine. Ibyo bikurira ko twe turi hano nk'abapagasi ba hoteli. Those people. Aba bantu baje rero ntago wabasobanukirwa. Shadrack we. Hasa niyo niko yitwa. Something you be saying I've come again. Ndaje. Undi nayo ngo ndaje. Ibi bintu biracanganye mwana. Sexy eyes. N'amaso yanjye nabagamo ukagira ngo ni agace kaguye mu nkoko. Another man's room. Sasa umugabo umwe ukamusanga mu kindi cyumba kitari iki. Kongera ugasanga undi mugore. Mugore. You have your problem. Wow, undi nyine ufite amaherena menshi ibyuma byinshi ku mutwe nyine. Ku matwi irasire kwinagarira izindi. Paid for that stupid. Wow, undi waje hano nkubwira ko yitwaye nabi adashaka kwihangana. Yasire kwini nkuru. Was his sister or something? What sister? Mushiki wawe uri uravuga ariko. Uriya. Cannot be a sister. No. Kuri ntabwo ari mushiki wanjye sha. Koko se? I'm very scared of marriage. Ko mbigize ubwoba none ibintu biri kubera manura. Ngize ubwoba wana. Aramureba sha. Yewe tuza wigira ubwoba. Hold it right there. All men are not the same. Abagabo bose ntabwo ari kimwe niba nkubwiye inkuru z'ibyo nawe nabyo. Widushyira mu gatebo kamwe di. Njye Shadrack DJ Niori rero kubyima sikinosho. Njyewe wowe nakwitaho nka Chantal nkaguha keya zose bikakurenga. You love you. Njye ngufitiye urukundo. Kara. Chantal njye mbanye nk'izo. Urankatiye? It's your attitude eh. Hako sindiyo myitware yawe. Approach you. I try to tell you how. Njyewe nanjye kubwira uburyo nkwiyumvamo nkwiyo You are busy. None ngurahuze. Buri gihe ko njye kukubwira ngurahuze. Shadrack we. Shadrack njye Chantal ndakwisabye sye. Garwe ndakwisabye. Abangera mva nkuganira inkuru zabona huye nabo muri gitondo. Shadrack hano DJ Niori kubyumva sikinosho n'userive. Uko yavuye kwimenamo ji sasa hasi. Hakose bitewe ubundi. Zana iminwa sya. Hakose ndakwisabye reba hano turi nawe. Hakose igishyi cy'ubugingo kandi. Nibyikise. Hasani wowe uraza mu cyumba cyanjye uratekereza iki?
wasaze iki ako se mutubabarire nyine niba tuba dushaka kwirukanka twakiwe ugasanga n'umuntu Which I share with my husband. inshuro nyinshi ushaka kwiyereka umugabo wanjye urashaka kunsenyera we ntasoni That is not special. That is ntabwo ibyo ngibyo bikwiye uko yagatonganye avuga ko ari mu nzira batari mu cyumba cy'uyu musore Frustrating me. uri kuntuka umpatiriza Did you bring me out here just to waste my time? none se wanzanye hano ngewe ngo nze guta igihe hano This is not the place and yaje kuri gahunda y'iyo nguyu I want to talk about. ndashaka kuvuga funga umunwa ariko utandaburiza ariko Take me serious or leave. mfata nk'aho ndi seriye wana we bamwita Olive yavuze yimanukira ndakubwiye bintu tuzabishobora bintu bizashobokara iyi ni fonda yarekuye kano gafilime uko yakaje mu cyumba icyumba ajyana icy'umwami we saza bigaragara ko umusore yaje hano ari kuri randevu y'uyu musista sasa biraherera ye Slay Queen yacu nkuru hano I'll love you till the day I die. andi munsi ndagukunda cyane sheri urabizi naje hano kubera wowe muri hoteli iki business cyane You are my rock. nanjye ngwaye urukundo rwanjye ariko I'm sorry I didn't let you know before I left. tunyihangane ntabwo natumye ubasha gusobanukirwa buri kimwe mbere yuko ngenda I was leaving. ari kwibuka hano rwose amagambo akarira I need to do what I have to do. Baby. ati nagombaga gukora ibyo nagakwiye gukora twabonye bashwana sasa twabonye bashwana ese umusore yagiye cyangwa ntaragenda oya hano ararira sinakubwira If you feel like you can. nimba wiyumva nkaho uri umwere rero Love you, man. ariko gusa nagukundaga ndagukunda wampamagaye ngaho kubera gahunda zawe urabizi neza hanyuma rero ntumbwiye ngo byakugoye ari hano arimo arasoma ubutumwa kuri chat akarira yari ari kubyibuka avanamo impeta sheri bimeze bite iki business cyane When did he get back? wagarutse ryari se I've been here for a while. yewe nayo maze umwanya hano uri wenyine koko sheri switi aha ni mutima kambanze nkumva ariko ya ndumva ntameze neza we ntago ndi muri mode wano iki kiba kivuye hakurya turabizi kiza hano ari nko kwiyongeza hako se ntago ndi muri mode nagusobanuriye kubera iki in the mood. hako se ntago wasobanukirwa ko umuntu atari muri mode So that bisobanuye ngo Nimon. ntago uri muri mode buri gihe Okay. bimeze sawa Eddie, I think we should be going back home. ubu rero ndatekereza dufite kuba twasubira mu rugo Care about. ntabwo ibyo ngende kubyitaho You can't even ask what the problem is. nta nubwo wambaza ikibazo ngo kimeze gite uraza wowe ushaka kwirukanka gusa nta kintu Oh. You now call them stupid. ntabwo urimo ushaka kunyita noneho igicucu muri make umugabo wumva nabi kubera undi mugore ajya kureba The marriage agreement? hanyuma mariage twakoze tubyemeranyaho nta kivuze Is that this thing? ntabwo se ifite yerekeranye n'ibi ngibi ushaka gukora This is what ubere kumubwira kwirukanka mu buriri kwicundaguza With your agreements. ndabizi twaremeranyije His wife is not in the mood to cater for. ariko niba umuntu agusobanura ko atari muri mudu ujye umwumva neza ahubwo umubaze umenye gutanga keya I feel. umubaze ati se sheri ikibazo gihari ni ikihe tubashe kugikemura Uche, this marriage has always been about you. ariko wowe waza unkangisha ngo mariage yarabaye Told me that. ushaka kongera nk'akarima k'igikoni kawe ni ibikiza And stop being dramatic over nothing. hako se njyewe urakeka nkirimo ndakubagara cyangwa turacyari muri Waiting for this. mu guteretana nk'ibya kera ra twarakingiranywe rego ubimenye Want me to go ahead and beg? hanyuma se urumva mfite kuza nkwinginga nk'uri gucinya inkoro reka Want me to go ahead and beg for what rightfully belongs to me? ibyo nemerewe ukabimpagarikaho ibyo mubwira nawe urabyumva nyine arashaka kwicundaguza nikoye aritapagura aravuga arirakaza wajya ureba rero abantu bavuye guca ku ruhande baciye inyuma aza ariwe ufite umujinya mwinshi ariwe ufite ibibazo twabonye umugore yatangiye gushwana n'umusore yazanye hano we kuko ari kubona ibyo turi gukora atari byo Keep your begging to yourself and let me keep my body to myself. ndekera umubiri wanjye rero wisaba imbabazi ku bwawe urumva neza ahita haguruka ako se urajyayo madamu ndeka ndanakwisabye ntabwo ushaka kunyumva wigize umuhatari
nuko yasohotse sasa yumvishe ikigabo kiri kumuhata ibibazo kigize umwere sinakubwira kandi nacyo cyaba cyavuye kumuca inyuma turabizi cyavuye kuri Slay Queen inkuru biraherera ye Maria we yasigaye ahamagara Maria sasa hano hari ukomanze ninde ukomanze mwuka byarana ninde ukomanze ko jya gufungura bimeze neza yaje avuga bimeze neza kintesha umutwe kitazi ko uhari bezo mwasya Is that all you guys think about? ko se mwese nicyo muri gutekereza hora sexy gusa nta kindi Yes, you're not in the mood. ko se nimba buri gihe wota uri muri mode ibintu tuzabigenza dute Can pick up from where you left. sasa ari guhungira hose bari gushaka kwirukanka mu buriri niko nimba mutari muri mode twabigenza dute Sorry is not what I want to hear. ntago aricyo narinje hano An explanation. narinje hano kugusobanura ukuntu buri kimwe kimeze urumva neza You told me you're going to love me until I die. ati wambwiye kugiye kuzankunda paka mpfuye none umva ndabanye kugera imbere ngo twicundaguze But then you left. bisa nibi iki nicyo kintu cyakuzanye hasi That was evil. bigaragare ko nabaye nk'ikibi Without telling her. ariko rero ntabwo ndi hano You have no idea what you put me through. ntabwo ufite igitekerezo cy'ibyari binzanye aha ngaha Loves me. mwese murambwira ngo murankunda nabagera imbere ibi ni ibiki aricara azi ko bidusaba kugenda gake burya bidusaba kugenda gake arapfuka She came and I had to do what I had to do. sheri rwose ndasaba imbabazi mfite gukora ibyo nagakwiye Look you in the eye and tell you I was leaving. iyo nkurebye mu maso rero I didn't expect you to wait for me, but ntabwo nifuza ko wanjya kure rwose ubyumve neza umve mitoma you're no longer mine. I missed you every time I was out there. buri mwanya wose buri munota wose mba ndi hano mba nagukumbuye nakubuze ntabwo wabyumva But I had in my head. ati rwose umutima wanjye ubu ngubu niwe wibereyemo gusa ntabwo wabyumva neza Came back to find out you were married. ati nyuma naje gusanga warashyingiranwe ubu se nakora iki Then again, I don't blame you. ntabwo nanakugaye ariko You had to do what you had to do. ati wari ufite gukora ibyo wagakwiye gukora undi nawe aramwumva Please don't cry. ndakwinginze rwose wirira ngerera imbabazi nanjye naragukumbuye amuhobera atyo undi nawe bamutaye tayari ntagutinzamo uko bwagakeye I have come to tell you that naje nakubwira ko I cannot continue this relationship anymore. ntabwo nakomeza muri uku gukundana indi nshuro kubera iki Every time I try my best to overlook buri gihe ndagerageza uko nshoboye ariko ntunyumva what happened, but I just can't. uburyo bibamo rero ntabwo nabishobora When I try, it keeps coming back. uko ngerageje uko ngerageje rwose biranga uko ngerageje Slay Queen inkuru hano irumva bimeze neza it's okay I apologized. ndasaba imbabazi I promise you that ndagusezeranya happen again. ko bitazaba indi nshuro I love you. ndagukunda And I'm ready to do anything you kandi ndi tayari gukora icyo cyose wumva ushaka love you too. ariko nanjye naragukunda urabizi But what I want, ubu uri tayari gukora icyo nshaka se young woman. umenye rero ko uri umugore What are you trying to say? uri kugerageza kuvuga iki John, what I'm trying to say is that icyo ndi kugerageza kuvuga reka ntafungura amatwi wumve neza gatanu kandi love is not enough. urukundo ntabwo ruhagije Not enough anymore. ntabwo ruhagije gusa Caught you cheating on me twice. ni ukumfata rero ndimo naguca inyuma inshuro ebyiri Twice. inshuro ebyiri Lost my pride. Okay? nahombye ibyishimo byanjye I look at my woman. I see my woman like a woman for everybody. And that is not what I want. kujya mfata umugore wanjye nkamureba nk'aho ari umugore wa buri wese rero ntabwo aricyo kintu ushaka Slay Queen urumva hano I am sorry. ariko ndacyasaba imbabazi yamufashe yongeye kumuca inyuma Happen to forgiveness. ntabwo bizongera kubaho nuramuka umpaye imbabazi Come here to argue with you, Choma. ntabwo rwose Choma nakuzanye hano ngo ibi ngibi ariko bigenda
twarabibonye filime igitangira yamufatiye icyumba ibi rero bigiye kurangira rwose oya wibirangiza ndakwinginze wibirangiza gutya This is not you. uyu ntabwo ari wowe uri kumbwirira Or it's making you say things that you don't mean. ntabwo rwose natekereza kumva ko rero uri murambwira ngo ntunshaka rwose ntabwo byabaho. You will blame it on alcohol, but no, I'm okay. You see this? It's over between us. Ibyanjye nawe birarangiye. Ariko se Choma ndakwinginze, Choma ndasaba imbabazi reka sicyo byarangiye sicyo. Ariko uce we yarari kubyibuka sirakubwira yamukatiye biraherera Yesus. Icyo atazi ko madamu we agira gutya akigira hakurya. Agira ngo birangira bite se bararanye. Karaye mara byibuka byabaye umunsi umwe ariko nyine abagore murabazi yaciye bugufa akakwereka yuko nyine buri kimwe gihari. Bahita uhinduka nk'amazi. Ibi yabyibukaga baryamanye. Asa nkubeshya. Kosha nta nubwo bafite. Bari muri hoteli imwe umugore akajya kugira gutya karara hakurya ikigabo nacyo kikajya gutya kigatibika. Gusohoka sasa. Uko yagasohotse urandeba ikisi. Urandeba iki ukeka ko ntabizi. Urandeba ikisi. Yari yamutegerereje ku muryango. Waraye wese waraye. Waraye so. Inka twa Enduro. Ese urabizi? Ntago mbizi. Ese urabizi? Ntago mbizi. Madamu twabanye nayirarira hakurya. Haro yihereye umutima, hari n'uwo baba bari kumwe hano banashyingiranwa zingo yamuhaye umutima. Ntibivuga singibi. Ntibivuga. Yihereye umutima wa nyawe. Kandi shaka kujya babyemera. Uko kuntu baryamanye n'uyu mugabo reka ntago ajya areba uriya wingirwa mugabo ku ruhande nkawe. Take me back to when we used to care. Take me back. Akaririmbo kati nimba ushaka ko nkwitaho ongera unsubirane ungire uwawe. Ese bigenda bite? Bose amajoro yose barayemo nukurya kwicara hano bakajya bayibuka ari umusore ku ruhande ari umukobwa sinakubwira. Ikisi nanjye. Abasa ne kwigira nk'aba ari kuri chat mu mutwe bari mu bitekerezo by'ibyo barayemo sha. Akejeje nk'aho ari guhisha chat kumva hari ibindi bintu bimwe mu mutwe. Dore kwisetsa ubusa bw'ibyo yarayemo. Ariko ari guseka ibiki mada ko n'umugabo wawe ni ibiki wisetsa utashaka kunyene gabo nanjye nseke. Ikisi ande na burya nawe ni couple hano yaje mu kwezi kwa buki ni ibirori gusa biragenda bite sasa. Akarimbo kati nimba ukeneye ko nkwitaho unsubirane take me back tubabe abo twagakwiye kubabo. Agamya yisatsa sirakogera ande nataka shaka kuntera amatsiko dore ko nawe yijijije. But how was I supposed to know that things would go this way? Yewe ntago nandi kureba muri telefone yawe mva nguhungiza hano. Hari utuntu akantu kare kagiye. Aza hano mu bwogero. Are atangira kwisetsa ubusa muri toilette. Kwa. Yaratangaje rwose we. Yewe doctor we naguze bimbaho mwijoro iyo tutari kumwe. Ntabwo umukobwa uri hano sinakubwira. Umugabo azi ko n'ubuca inyuma umugore wenyine icyo atazi yabukingiye icyumba Slay Queen. Madamu nawe afite undi mugabo yabukingiye ikindi cyumba. Nebera muri honeymoon abatari mubizi sagamba nayimanukanye guturuka muri Fonda. Bimeze bite? Tugaruke kwa DJ Niori sasa. Shadrack. Nzakwerega buri kimwe. Slay Queen yacu nkuru hano.
I am. I'm having so much fun. Actually. Ndishimye neza ibiri aha ngaha sinakubwira. Babe. Neko sheri bimeze biteze? She took my man away from me. So she will have agakobwa kanyambuye umugabo wanjye sinakubwira. Even though I don't really aganira story. They will suffer. Ubu rero ukuntu bimeze ntabwo wabisobanukirwa neza. Kaba kari aho ngaho tuganira katabizi ko mvuga afite amakuru yose ahagije kanyiryaho sasa warimo araganira yarahageze. Wari kuganira yahageze. Amakuru yawe ra. Alright, bye. Once I know umuntu wese urabeho. You know you were still around. Ntabwo nari kuri hano. I'm still around. Narindi hano ndimo nica ingwaga si. I might find one very soon. Good luck with that. Nari mbizi ko ndi ukubona atajya kujija kandi yaganiraga kuri telefone. You're still hanging in there. That's all I can say about us. Atanya kuganira sasa ko umugabo we batamenyanye neza. Okay. Girlfriend, you are still making marriage look so scary right now. Ati rero umukobwa inshuti yanjye uracyarimo atuma ntinya mariage rwose. Ari kunganira ngo umugabo we ntago mumeranye neza kandi mwarashyingiranwe. Mwaka bari muri kurya isi muryohewe. Asya. And where are you coming from? Bahuriye muri hoteli imwe sinakubwira. Am I not talking to you? Ntago narimo ndavugana nawe ariko ko nkubaza nunsubiza. Yamuciye amazi sha. Coming from. Uvuye gora na Slay Queen. Ntago yabimubwira ariko. I'm going to have dinner. Nari nkeneye gufata twane mugoro. Zana telefone ariko n'umundi ndituma mudusuzugura cye. You've been talking to. Uri kuvugana nande? Sana nawe. Ntaye wanguriye. Sonia. I'm sorry. Ambabarire Sonia we. This nonsense has to stop. Aya mateshko rero tuba turi mwafite guhagarara. We are here for turi hano kugira ngo turyohe mu kwezi kwacu kwa buki. You can't be behaving like this. Ntabwo wakwitwaye gutya. Some one behaving like this. None wowe. Aldish. Ntabwo bikwiye. Aramuseka. It's my fault. Na makosa yanjye. You're the righteous one. Whatever Nawe wahisemo neza. This morning I greeted you. Did you reply me? Oye munsi mu gitondo ko nagusuje wansubije? Nsubiza. Right? That is it. Niko bimeze? We into a competition now. Ubusa turi mu marushanwa madam. Turi hano turi mu marushanwa. Ibi ntabwo bikwiriye. Ntabwo bikwiriye nk'abantu twasohotse hano ngo tuze turya isi. Tukaba ubwo turimo turashona icyo batazi ko bacana inyuma nyine buri wese ataravumbura mugenzi. Bahura bavuga nabi nyine buri wese afite umwiryane uko yararanye n'utari umugabo we wanyawe. You had rather rest. Ibi bintu ntabwo ari byo dufite kujya turuhuka neza tukarya isi nimba ari kujya koga tukumvikanya n'icyo cyatuzanya. Yes. Yego nyine. This point it is. Iyo ngingo uvuzeho niyo kuko nayo yakabaye yaratuzanye hano. Sibyo se? Why count? Hanyuma ninabikora. Now all I can do is shut up and watch you do whatever it is you want. Icyo mfite gukora no gufunga umunwa ubundi nkareba ibintu nawe ubwo ngubwo nyine uri kuvuga nimba ugiye kubishyira mu bikorwa. Until I get tired. Kuko nyemaze kunanirwa. And the truth is, I am no longer attracted to you again. Well, you nimba ari ukuri kwitwara rero ngiye guhagarika kongera kuvugana nawe. Also don't make me happy anymore. Nawe rwose ntabwo nshimisha na gato. Ntabwo unshimisha utekera ngo ugiye guhagarika n'undi kuvugana nanjye n'uwo ntacyo wari umare. Maybe we are a mistake. Muri make rero menya twarakoze ikosa cyane. Ugize ute? None? Like a big mistake. Twakoze ikosa rinini. Big mistake rihambaye. Birahera sasa dore ko madama ari umugabo sha. Uko bwakije. Batangiye gushwana barapfa iki gucana inyuma batabizi. I'm sick and tired of everything. Rero ndananiwe ko bwa buri kimwe. Always getting on. Yaje kuganirira sherewe wanyawe. My nerves. Oya aci inyuma nyine. I can't even stand him anymore. Ntabwo nakomeza kuba ndi kumwe na indi nshuro. So why are you still with him? None? You come in here, you complain every now and then. Waje hano se ngo tuvuge kuri ibyo ngibyo nyine. Dufata umwanzuro cyakorwa nyine urumva bimeze bite. Ntabwo ndi kumva impamvu uri kubimbwira. I can't leave him now. Not in this situation. Ntabwo yego napfa guhita musiga.
None? I don't understand you. You leave him tomorrow, it makes no difference. The bottom line is, you know. Uri kuvuga ko utazagenda ejo kandi hatandukaniro byatanga nyine. None ibi ngibi surumva twabikora iki? James we. Not you too. Ntago ari wowe. Supposed to be the understanding one. What, so now you want to... Wewe wakaba ufite kunyumva nyine ukumva ibintu ndabona gusobanurira. Ese Sheri. Alright. Okay, nimba ariko bimeze? Fine, bimeze neza nyine. Uramfite ndagufite. Ntugire ikibazo Sheri. Are you sure? Ari seriye ko ngufite se? Wait. Yego cyane rwose nzategereza. Thank you. Turakoze cyane. Nuko. Angere ndenshira. Gatatu. Enshuro zitanabarika sicya. Ndakubwiye nti tugaragaye ku yindi sire queen yacu hakuno. Amagabo narinjira. Abazi ngo yibesa madamu kandi madamu nawe yibesa undi kare. Biraherera yesasa. Ako yengoyo. Oyo. Guys still married. Amuhungu washyingiwe. Hano byamucanze nawe yatonganya na madamu twabibonye ntago ari kubyumva kimwe. You've told her you are no longer interested. Wambwiye yuko ibyanjye utabirimo. Because I am not ready to listen to all that your complaints anymore. I'm not ready. Kubera yuko nanjye nakeneye kumva amagambo uzano rero complaininga nyine. Ntago nkiri tayari. What is hard in this? None iki gikomeye muri ibi? If you aren't happy with somebody, Nemba rero ugenda ukishimana n'undi muntu ubwo ngiye maze ikimbere yawe. You need to be a man about this. Ufite kuba umugabo muri ibi. Ugahitamo ntubu munyembaraga nkeya. I don't understand why she won't do anything to satisfy. Nta nubwo ndimo nasobanukirwa ubundi nagukorera iki. Stop it. Rekera nawe wikumya kumpata amagambo nanuka. Rekera di. Yes. Vugana nanjye. You're doing nothing to solve it. Nta kintu kimwe uri kubikora ariko. None ndagira ngo. Nawe uri kumpata amagambo ariko uri madam. Nawe uri kumpata amagambo. Sire queen wowe. Nawe uri kumpata amagambo. Nawe uri kumpata amagambo ra? Baby. Sheri. Baby, it pains me that she makes you so unhappy every day. Ibi bintu rwose rego nima bituma ubutishimye kenshi cyane Sheri. I want you to be happy. Mba nshaka kuba wishimye. That relationship is draining you. Ati rwose uriya mwana ufitanye n'uriya mukobwa kwangiza. None nkora iki? Areyemvera ko sundi ntandukane nawe. Sheri ndahari ese ntumbona. Sasa bakira aho ngano jya kuri kirurebe. Amabandi yinjiye muri hotel. Chantal, ceceka funga umunwa Chantal. Udatusha uvuga. Yewe nafunze umunwa rwose nakizaho na supaguru na suparadora byose nafunze. Ceceka. Tufugwanga n'amabandi yose sasa binjiye muri hotel. Biraherera Chantal wewe hano bundi. Chantal noze nabiko amafaranga. So uri kuri reception Chantal. Icara hasi. Umudomo. Vuba hano nawe. Hasi. DJ Nioli niwe bahereyo sasa. Tufugwanga. Bandi boys hano ndakubwende baje bahumuye. Biraherera Ndasaba imbabazi we ngende Shadaraka rwose DJ Nioli kubyumva bisikinosha ndasaba imbabazi. Chantal hano naye namukunza nubwo atabyemera. Muceceka aho ngaho ntabwo tukubabaza. Muri gusobanura iki? Uzaha amafaranga ari natubwire vuba cyangwa isasu ribanyuremo. You want die for woman? Ntabwo ujya gupfira umugore. Chantal weze naragukunza cyane we. Ariko noneho oya buri kimwe kimeze neza. Funga umudomo rero. Oya nimurase we. Nimurase. Okay. Anybody will enter, shoot her. Okay. Shoot any. Hano selector ne waje kuri amabandi. Ndakurasa nutavuga. Fata Chantal ajya kukwereka abiko amafaranga. Selector yaje hano we Big 5 bagarutse nk'amabandi sasa. Uramubona DJ Farm Urugero Studio. Ubundi iyi reception ubundi ubu. Chantal yandikaga amazina y'abantu gusa. Abanza sasa suzuma ko urugero ufunze neza azivuniramo. Ni DJ Farm. Tayari bageze mu cyumba. Couple ya mbere bayiguyeho. Where the money dey? Amafaranga ari hehe? Nakubwiye ni selector Venuana jabaza urufito mama we. Amafaranga ari hehe? DJ Fan usigaye hasi. Ombeni nguri sasa mu ngona.
I said, where is the money? Ndababaza amafaranga ari woni selector. Amafaranga re. Ako mbeni akakuki manzo ubundi nkatamire. Ko mona kava mu mutamiro. We kuki ceceka. Ceceka rwako manze ku rugi. Hinje DJ Sniper. DJ Sniper hasi. Bucece. Sasa aguye kuri sheri we ari kumwe n'undi mugabo amuca inyuma. Vava so Sniper. I will shoot you. Ndakurasa ngewe. Bitakunyura mu vavu. Yewe ngiye hano madamu wanjye. Ni madamu nanje kumufata. Ni madamu. Nyende ndafata ndasheri wa Sniper. Ni madamu wawe. No mugabo wawe. Kubera iki? Why your wife come there another man? Kubera iki umugore wawe aza? Mu kindi cyumba cy'undi umugabo. Sasa rero. Arafashwe. Sheri oya. Start talking. Ambeni kutavuga vuba. My friend, will you blink down your face? We sobantu wa success. Sobantu biri kubera hanga wabundi. You dey look me? I dey lie. You Select uri murandeba. Ushaka kubeshya? Oya. Oya. Akomangundi. Raikuraye bese sasa rero dusanga ari asire Queen. Mufunga umunwa ombeni sasa arabaza kubacishikesha. Uri gukora iki? Umunwa hasi wese Ray Queen. Mama we. Vuba hasi sike. Vuba. Hey. Diselecta ndakubaza. Wowe uzanwa n'icyano? Narinda kureba DJ Sniper ku byuma bisikinosho. Iki? Umugabo wanjye se? What fiancé? Since when? Avuze ngo nyari fiancé wese reka. Shwi. Since when? Kuva ryari di? This can't be true. Ibi ntabwo byaba ukuri. What are you doing in his room? Aho madamu wanjye nasobanura wakoraga iki mu cyumba cya success hano? Sobanura. Urebye nyine nayi natambutse. Iki. Is she doing? Ngo yarimo arakora iki? She's tired of you. Yarananiwe kubera wowe wamuteshaga umutwe. Caka funga umunwa. Mwese mufunga umunwa. DJ Niori hano sasa bamusiganye na DJ Fo mu Rugero Studio. Nabwiye ni Big Five yaje n'amabandi mona. DJ Niori hano yasinziriye ariko ubucyafa nticyarangayira. DJ Fo mu Rugero Studio bune yarangaye. Barese Niori sasa agiye kugenda buyoka. Are DJ Fo arimo arareba nimba muri reception n'amafaranga babikamo tayari kandi. Uko sasa DJ Niori yakabyutse. Ewe data we. Gibuza abonye amahirwe uko yahagaze kibaguzwa. Data yarambonye. DJ Fan arimo arakebaguzwa. DJ Fan ari gukebaguzwa hano. Agenda sasa buyoka. Busineke. Mwibuze ko ari agafilime kitwa The Snake. Gaeza abakoreye keza cyane. Abakunda filime ziteye ubwoba mu karebe. President here. Ubureye ninjye muyobozi hano ngiye selector. Ubu ninjye yoboye Big Five muri amabandi. Now you listen to me. Munyumve rero. This one. Iki cyumba n'ubwe mwahuriyemo numva bidasobanutse. Merewe kuri we DJ Sniper. Ufite urusatsi rwakomereyeho. Vuga. You. Wowe. You do this. Wowe nawe ugiye gukora ibyo nkuri kukubwira. Yego ndakumva. Shiri ibyo du. I know say I be thief, but you see these people waiting here. Ntago rero turi hano nk'amabandi. Umve sasa mbene. I feel them pass the robbery when we do. Ati rero bigaragara ko abantu bose bari hano byabavanze nabo nyine hari ukuntu bacanaga inyuma batanabizi. Nta kintu turi hano Chantal we ceceka funga umunwa Chantal. Funga umunwa. Nta muntu mwese muceceka. Shut up. Nafunga umunwa. Na ufunza ngiye Chantal mu rudomo na ufunza nasiza n'ingufu. Wowe. Husband and wife abi. Uriya no mugore wawe? Yego n'umugore wanjye. Why una dey come go play away match? Because I'm tired of his self-centeredness. Aramubaza sasa kubera iki wowe watamugabo wawe ukajya kureba undi mugabo. Nari maze kurambirwa rwose ntago byari bikivamo. Because she don't satisfy me like before again. No kubera yuko nyine sasa najya mu mwana DJ Sniper ngo ntago umudamu we akimunyura nk'ubwa mbere. Alignment don't. Gute? Nyine nanjye ntago nzi ngo nabisobanura gute. Selector araseka we. Kwa. Nanjye mbise nseka. Wowe ntago kibasha guhaza umugore wawe.
muri make kwicundaguza mu buriri ntabwo kibishoboye muri make ntabwo ayo kimuhaza Very good one. Very good. byiza rwose bivuze neza. Don't talk when I talk. Ntukavuga njye selector ndimo ndavuga ubundi njye uhagarariye Big 5. Uvuga utubundi wowe. Success yo kubyuma bisya. Namagaba yisana hano. Arisobanura. She's not doing the way she used to do it. Yewe naga yakibikora nyene mu buryo yagakwiye kwa bikorwamo. Suppose bath. Imbundi kuri hejuru nyine ubuvuga ubwoba buri mukicara. You know. Urarebye nyine wewe. Mercedes. Urebye na Volkswagen engine at the drive. Tukindira hano nyine Talk your own. Wowe ngavuga. I take care of myself. Yewe naye nyine munanirwanagaho nyine. Well, does not even care about me. Naga kinyitaho nyine niyo mpamvu namwitaye nyine ncide kurakwirwana. Told me I was beautiful. You care about is just. Nta nubwo warukimbya ngo ndi mwiza, nta care, nta kibwo se rumva byavamo nyine. Naye mfite kujya kwirebera undi umbwira nyine ko ndi mwiza tunakwiranye. Oh, she don't talk. Niko bimeze ntabwo yakuvugishaga. Bros get another. Sasa ibirara byaje kwibano byahise bijya mu nkundo z'abari hano bacana inyuma. Wowe bite? Yes. Sireye Queen nkuru hano yanyagiwe. Ombene dore ko rebe. Uraza kubera neza ntugire ikibazo ariko. So why you not laugh? No. Kwa baraseka. Buceceke vuba. Where is the money? Amafaranga ari ubundi kwese cyane tuzanye ubundi. Nababaza amafaranga ari ombene sasa ra coachinga. This thing be the main business we carry us come here. Business yatuzanye amafaranga muvuge vuba va cyari banyuremo. Yewe ntabwo tubizanya ko ana amafaranga dufite hano twari twize mu kwezi kwa buki. Mwahamagaye polisi twabonye DJ Niori agenda buyoka acika DJ fa hasi kuri reception byagenze bite sasa yahamagaye polisi. Neza hamagaye polisi ko twari turi hano surona ndo yihamagaye ko twari turi kumwe hano amaboko ku mutwe mwese. Selector sasa yabwiye mbene ngo nabarase. Barase bose ngiye kwica abantu njye mbene ntago namenyere kurasa. Ako se bose kuntu bizi se. Aramwongora nzi ko twazanye imbunda z'ibipupe. Ibi bicucu byazanye imbunda z'ibipupe bari kudukinisha we. Kubita bagukubita ibicucu sasa. Ndakubwiye ntibakuye ibisomo nikaga filime niyo mpamvu kari kabaye kuriya. Sheri uko bagatashye sasa. How could I ever make you realize? Negute natuma watekereje nka kuriya nika karimbo katubwira utana nabiketse ko nagucaga inyuma. Bimeze bite? I could see the future. Bose amasoni yabakoze. Bose amasoni yabafashe. DJ Sniper hano dore uko areba. Babe, I want us to go back home. Sheri rwose nifuje ko nagusubiza mu rugo. And start this whole thing afresh. Kuko rwose ndabona muri hotel bitameze neza. Bitamera neza se ntwabibonye. Forget all that has happened. Ndajya twibagirwa ibyabaye byose. Niko bimeze nyine. Turebe ko twakwitanaho nyine. Yaregereye. Nyine wamvumbuye nanjye nakuvumbuye. Bafashe umwanzuro sasa wo gutaha bavuye muri hoteli barabona byibuze bakuyemo isomo ritandukanye nuko bari baragiye biteze honeymoon trip bimeze bite karacyajyayo gasatira ku musozo. I mean, he used to complain about. Yajyaga nyine abitekerezaho cyane akabidiskitaho sinakubwira. We also had a history. Urumva na amateka maremare. Sasa hano aba nabo babyumvishe kimwe nyuma yo kubona ko bafatiwe mu kibo nyine bacana inyuma. Exactly. Bahise bahitamo nyine kwibanira nabo. Tugaruka ahangaha twageze mu rugo tubyutse dusoma ikinyamakuru. Sheri wacu avayo sasa uramubona ariko do. Aje afite ubwo. Rero umugabo saza kwikeka. Sheri niki cyabaye? What have I done again? Niki naba nakoze sera? Something wrong. Nta kindi kintu nakoze nk'amakosa se? Spit it out. Just tell me. Nga basi vugana nanjye umbwire da. Nabonye. I'm pregnant for you. Sheri ndatwite ku bwandu bwawe. Ugize uti nguki? Ndatwite. DJ Sniper akoze akazi we.
uri gusobanura? You say you're pregnant for me. Uravuze ngo uratwite kandi utwite ndanye. You carry my baby. Ufite umwana wanjye? Utwite umwana wanjye? Yewe data we. Little me in you. Ufite njyewe mutoya muri wowe. Umukobwa hano yabaye seriye nyine yanze kuza. Yabwanutse. Mubifatireho urugero namwe. Yes. Yego nyine. Ntwite umwana wanjye. Wawe. Bimeze bite? Ibyishimo ni bwose. Ngira ngo nuko tuganye ku musozo. Kitwaga The Honeymoon Trip. Ubutembere bwo mu kwezi kwa buki. Nuko kagenze. Se ntago irarangira abantu. Mwampaye makeya. Afata telefone inkuru nziza ntago yayihererana. Afata telefone inkuru nziza ntago twayihererana. Ego ye. Haro. Sheri yatinze guca. Mama? Mama. Mama, I have good news for you. Fita amakuru meza kuri wowe. Yes, mama. Mama, yego. Mama. Rwose ngufitiye ko yakamubwiye inkuru nziza mugenzi ngira ngo nuko kagenze gatanu ku kandi yari Saga the Perfectionist alongside VJ Gaheza guturuka muri Simba Media twaguherezaga The Honeymoon Trip guturuka muri Fonda Film Group. Ciao ciao. Nemucikwe turacyari ku bwanyu. Day to day DJs umujya mu makoperative ari mu turere mugiye muherereyemo dutangira turgisi dutegura neza. Okay, right. Ciao ciao. Walk 1,000 miles to say